umwanditsi kabuhariwe, imirimbanyi mu kwanga ubukoroni bukorerwa abanyafurika, ururimi rwiwe rwuzuye ubuvanganzo, kutarya iminwa umubajije ku bya politike aho abona bitagenda neza. Yitwa Ngugi wa Thiong'o, we kimwe nk'abanditsi bagenzi be nka Chinua Achebe, Wole Soyinka, Amandine Lihamba, Leopold Sedar Senghor cyangwa se na Kamala Laye. Ngugi wa Thiong'o hashize iminsi igera muri 3 amaze kwitaba Imana, umugabo wabaye ikimenya bose muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. By'umwihariko niba warageze aho uhurira n'ubuvanganzo, nta kuntu waba utazi uno mugabo. Mu bitabo bitandukanye nka The River Between cyasohotse mu 1935, A Grain of Wheat cyasohotse mu 1937, Weep Not Child cyasohotse mu 1934, asohora icyiswe Petals of Blood mu 1977. Yari agifite byinshi byo kwandika, ahita yandika igitabo cyitwa Decolonizing the Mind, akisohora mu 1986. Ntabwo yagisohoye cyonyine muri uwo mwaka wo muri 1986, kuko yagisohoreye hamwe n'ikiri mu rurimi rw'Igikuyu akita Matigari. Na mbere yaho ho gato mu 1980 yari yarasohoye cyitwa Devil on the Cross. Hafi ahangaha 2010 asohora icyo yise Dreams in a Time of War. Tugiye kurebera hamwe bimwe mu byaranze ubuzima bw'uyu mugabo, ubuzima bw'iki cyamamare mu kwandika ubuvanganzo, amakinamico ndetse n'inkuru zitandukanye. Ngugi wa Thiong'o njye ugiye kukugezaho kino kiganiro, nkaba nakiguteguriye ndi Kwizera Elize. Kora subscribe tubasha no kubana no mu bindi biganiro. Hari ku munsi wa gatatu tariki ya 28 Gicurasi 2025 nibwo Ngugi wa Thiong'o yitavye Imana afite imyaka 87. Na amakuru yatangajwe n'umukobwa we witwa Wanjiku wa Ngugi abinyujije ku rukuta rwe rwa Facebook, avuga ko andi amakuru atangazwa neza n'umuvugizi w'umuryango wawe witwa Nducu wa Ngugi. Yagize ati, tubabajwe cyane no kubabikira urupfu rwa data Ngugi wa Thiong'o kuri uyu wa gatatu mu gitondo tariki 28 Gicurasi 2025. Yabayeho ubuzima bwuzuye, yarwanye intambara nziza nkuko cyari icyifuzo cye cyanyuma. Reka twizihize ubuzima bwe n'ibyo yakoze. Asoza ubutumwa bwe agira ati, mu byishimo n'agahinda dutewe ishema na data Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o n'umwe mu banditsi bakomeye cyane ku mugabane wa Afurika wagize. Azwi cyane kubera ubuvanganzo bwe bwibanda ku kwamagana ubukoroni, gushishikariza abanyafurika gukoresha indimi zabo no gutanga isura nyayo y'ibibazo Afurika yahuye nabyo mu mateka yayo. Ngugi yavutse ku 5 Mutarama 1938, avukira mu gace ka Kamiritu mu ntara ya Kiambu muri Kenya. Yabaye ikirangirire mu bitabo bye byagiye bisohoka kuva mu myaka y'1960, ndetse yanakuriye mu gihugu cy'iwabo cyo muri Kenya mu gihe cy'ubukoloni bw'Abongereza. Ibintu byagize uruhare rukomeye ku bitekerezo bye n'uburyo yagiye yandika. Yize muri kaminuza mu karere k'i Kampala muri Uganda mbere yo gukomereza muri kaminuza yarize mu Bwongereza. Mu mwaka w'1964 yasohoye igitabo cye cya mbere yise Weep Not Child. Cyabaye igitabo cya mbere cyanditswe n'umuntu wo muri Afurika y'Iburasirazuba mu Cyongereza kikajya ahabona. Icyo gitabo kimwe n'ibindi nka The River Between cyo mu 1935, A Grain of Wheat cyo mu 1937 na Petals of Blood cy'igihumbi 1977 byatumye agira izina rikomeye mu banditsi ba Afurika baharanira impinduka. Mu 1987 yanditse igitabo kirimo umukino cya Ngayika Ndenda gisobanuye ngo I will marry when I want, agifatanyije na Ngugi wa Miri, cyavugaga ku burenganzira bwa rubanda n'akarengane. Icyo gitabo cyatumye afungwa umwaka wose nta rubanza. Aho yari ari mu buroko niho yandikiye icyo yise Devil on the Cross. Icyo gihe ni nabwo yafashe umwanzuro gusezera burundu ku kwandika mu Cyongereza, atangira kwandika mu rurimi rw'Igikuyu nk'uburyo bwo guharanira ubusugire bw'umuco n'indangagaciro z'Abanyafurika.
Ngugi wa Thiong'o yabaye mu buhungiro mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakomeje kwigisha muri za kaminuza zitandukanye nka Yale na University of California, Irvine ndetse n'izindi. Yanditse ibitabo byinshi by'ubusesenguzi birimo Decolonizing the Mind mu 1986. Agira uruhare rukomeye mu gushishikariza Abanyafurika gutekereza ku bwigenge bwa Afurika. Nubwo bwose atabarutse ataratsindira igihembo cya Nobel mu buvanganzo, yari amaze igihe kirekire ari ku rutonde rw'abahabwa amahirwe yo kucyegukana, ndetse akaba yari amaze kubona ibihembo mpuzamahanga birenze kimwe kubera uruhare rwe mu guteza imbere ubuvanganzo bwa Afurika. Ngugi yaracyandika kandi atanga ibiganiro mpuzamahanga, ndetse yafatwaga nk'umwe mu banditsi bafite uruhare n'ijwi rikomeye mu guharanira Afurika yisanzuye yihesha agaciro binyuze mu ndimi zayo, umuco wayo n'amateka yayo. Ngugi wa Thiong'o twigeze kuvuga ko yigeze gufungwa umwaka urenga wose ataburanishijwe nyuma yo kwandika ikinamico yavugaga ku kibazo cya politike. Afungwa yigira inama yo kwandika muri rwa rurimi rwabo rw'Igikuyu ndetse n'Igiswahili. Ibyo twari twabibabwiye. Aha icyo dushaka kubwira nuko avuga ko ururimi ari cyo gikoresho nyamukuru cyo kurandura umurage w'ubukoloni mu mitekerereze n'umuco by'abasomyi n'abanditsi b'Abanyafurika. Ntabwo twasoza tutavuze izina yiswe n'ababyeyi. Ni James Thiong'o Ngugi, sekuru w'abanditsi b'Abanyafurika. Reka dukomeze tumwifurize kugira iruhuko ridashira. Ngiye gutegura kino kiganiro nkanakikugezaho ndi Kwizera Elize. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Kwizera Entertainment Group. Tujye tubana no mu bindi biganiro. Ndabakunda cyane. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka.